ikibazo cya Lorenzo n'umuntu bita Rugaju mbona yuko ari ikibazo cyatangiye kera. Zebra switch kano kanuze kukankatira ugahereze umuntu bita Lorenzo n'umuntu bita Rugaju rigane. Yego. Ngewe sikayito nk'inkoma amashi y'igihugu ibintu bya Rugaju rigane na Lorenzo byatangiye kuzamo icyo bita ingenga bitekerezo. Ndabiyamye ibyo bintu mugende mubishyire hakurya, mugende ukuzi ko mwavuye ku mabere ya ba mama banyu mucika ku bintu bita ingenga bitekerezo, kuko nta kintu muri kwigisha urubyiruko, nta kintu muri kwinspira urubyiruko. Izo ngenga bitekerezo zanyu mugende muzibagirwe mu mitwanyu nk'uko mwibagiwe ibere rya ba mama banyu. Bano bantu ubwabo hagati yabo hari ibyo baziranyeho bitandukanye twebwe n'ibyo dutekereza. Ari bya bindi se bavuga ngo byagoregoreho nakinyuma se. Buretse gatoya. Yego. Ibyo ngibyo sindi bubijyamo kubera ko nuko ngo buri wese afite uburenganzira bwo gukontorora umubiri wiwe. Yego. Ngo goregore ngo nuze ngo numuge Lorenzo. Hari n'amakuru yandi nanjye ngenda nkuri imihanda avuga yuko na Rugaju nawe ari umuge. Nukuvuga ngo uwitwa Lorenzo yego yakunze kugaragara muri Degaze Dutiku. Intambara yabo yaje guturuka herero. Yaje guturuka ubwo witwa Lorenzo n'umuntu bita Rugaju rigane bari kuva Musanze bagirana amakimbirane baza no kurwana. Na zimwe muri za nakadaka nizagaragariye hari ahantu mu ngumi zagiye zivuza ubuhuha ngo byaje kurangira bari abagabo ari bo bakijije intambara yabo. Ariko bikavugwa yuko witwa Rugaju ngo yaje kugira ukuboko kunini mu kugira ngo witwa Lorenzo asohoke muri RBA. Uko yamuzanye mukuri Musanze niko yamusohoye. Urabyibuka ko witwa Regis yaravuze ngo afite episode 99 zo gukora ku witwa Sam Karenza mumenagura. Ni nka za zindi za Gasuku Jeswe zamipawe. Buriya uwitwa Lorenzo before yo kugira ngo aze kwisanga muri SKFM, proposal ya mbere yari yabanje guhabwa Rugaju rigane ari wagombaga kugira ute kuza muri SKFM. Muri SKFM biza kurangira ubwo yagiye imvuto. Urabyibuka Rugaju ari imvuto bamufunga nyine. Yego. Byaje kurangira bahise bipanga akazi. Uwitwa Lorenzo ahita yipanga akazi bamukubita umubo w'amafaranga, umujandiko w'amafaranga. Uwitwa Lorenzo arangije aricara yandikira ngo ka message Rugaju ngarangije aramubwira ati garafure icara wige. Mwanditse na post imeze nabi cyane ubwo ari imvuto. Nase burambwira ngo Lorenzo waturutse za Musanze aza guhabya Rugaju wo mu Gatsata iwabo na Irene na Baruke. Robbing yabo ntayuzi. Yes, of course, comme tu peux nous vécu fait of course ngo voice tamba ça dafa kamisi mtoto wabutamwana ngenda tukative tutaravuka buti nyirubwite finisher ko majika ndavuzwe umciro hit yo telezuba nyiticuti ya boss ntijwi ryaba diaspora ntingejwi abanikaka pandemic in the city muzukuru wa Jama for shop mwana abo umugore mbiragazi ko zubaka avubanye tawo parera no speaker agacoka gatsiko ko Mr. a breaking as rero umwami wa stage ndetse bitanasubirwaho ndagira ngo mbanze nkwibutse yuko ubu ngubu twakuze n'ikitwa View Quick. Hahandi ugiye kuzajya ubona ikitwa keke zo muri anniversary ske turiwe mu ndaza kuza guheraho. Ubu nyina amajije kwipanga akazi bya bintu byo kumbwira ngo Benovio ngo kore kinga itangaza makuru ngo ndi umuvuzasi ngiye namajije kwipanga ubu ngubu podcast is soon as possible. Utuyoza dukora muri podcast iki noneho no kuvuga ngo gukora urimo kurya du snacks. Urumva niba ari baga urimo yirya mu kiganiro urimo kuzibura. Niba ari iki ubwo urumva ko nyine hagati aho ngaho View Nation Hub twazanye ikiri kintu bita View Quick ariko ni delivery gusa. Urumva utagiye kongera gutuma nongera kugira ibiro nk'ibya Kasuku. Umese oyo mesereza cyane ndashima Imana urebye ntaribi. Ni kumucongo rasta yaneretse wako su ariko ndaza ku ariko ni buri cyumweru ushatse no wanjye ndaza kugaragazanya ndaza kugaragaza mu kindi kiganiro. Yego naseska urabona ko tumaze iminsi dukora abantu benshi basigaye batubaza bati se kuki mwakonje ko mutakirekura wenda nkangi ibibazo byambayeho by'indirimbo yanjye bakayisibisha
abitwa papa cyangwa urabizi n'ubu ntibirakemuka depression enda kunkindura ariko nkawe kuri wa bagaye aribo kuburi kimwe twongeye twatake nko twatakaga jewe sinkubeshye nakubeshye n'abanyarwanda mbabwire muri rusange maze igihe mfite ibibazo bya family issues deja reka mbonereho no gutumira abantu badukurikiye hano bakoze subscribe kuri wa Bagaye TV maze igihe ngewe ndi kwitegura ubukwe bwa mushiki wanjye mushiki wanjye mutonya wumve ngo noneho ni n'ibintu ngiye noneho biba byarananiye n'igisebo bro ibaze mushiki wanjye mutonya antanze gukora ubukwe bro ibaze sister mutonya antanze gukora ubukwe kandi nitwa ngo ninjye mugabo mu rugo nyine papa yahari abameze neza urumva grand frère wanjye Ronta abari hakurya iriye umva mu bantu bari gucunga umutekano w'urugo ni ngiyewe na Vie kandi Vie hari isaziye urumva ibintu byose rero ni ngiye biba biriho kandi na mukecuru nawe urabizi mere nawe bari isaziye umva rero maze igihe rero ndi kwirukanga mu bintu byo gutegura ubukwe bwa sister ngaho kwirukanga imihanda ubwo nibyiwanjye naho nabwo ni ibibazo reka dutumira abantu muzasupporting abantu mwakoze kuri wa mwana mudukunda kuri wa Bagaye TV muzasupporting mfashe mushiki wanjye mana akora ubukwe bwiza ngira ngo uri kubatumira ariko kuvuze ku kintu cy'ubukwe ariko mbere kugira ngo ninjire kubwo bukwe kubera ko uyu munsi nambanze narekire n'abantu ko makuru dushaka kurarana tugiye kuva imuzi inkuru y'umuntu bita Lorenzo ndetse na Rugaju Regan ariko tutarayigeraho ngira ngo nkuko nakomeje kwivugishwa ngo ndo umwami wa stage bitanasubirwaho muragenda ngohereza ingero nkubwira ati dore abitwa mu Burundi namaje ko inspire abitwa bakiriku mu Rwanda na narenspire umuvandimwe wanjye bita Papa Gigi cyangwa se Kevin Kade ariko noneho naje kureba nsanga noneho wa muhungu wacu ngo watereye ivu witwa Marina noneho we yaje kuza gukora copy paste ndavuga ati se no muri gakondo nabo batangiye kwashumika yateguye gute nago wabonye uburyo yaje mu ntebe y'ubwami banamuteruye bamuhetse wagira ngo ninka cyagende kuza mu ngobyi oya biriya yabishishiye umuntu bita Haruna Niyonzima buri Haruna Niyonzima niwe muntu wa mbere utegura ndibuka Haruna Niyonzima kuri Sirio Day ya mbere harya mane Reo Day ya mbere Haruna nagiye kubona mbona Haruna bamuzanye mu ntebe ipima metero 100 ngahe bamuteruye bamwicaza nk'umwami ubwo rero iyo ntebe yayibonye kuri show ya Haruna Haruna Niyonzima niwe muntu wa mbere wateguye boro nanjye ndavuga ati Haruna hana arateguye anyeretse ko ari umuzawa kandi baherutse guhirima ku ntebe ari muri stage ara muri za Amerika ariko ukabona ko utuntu yabaje kuza gukora kugira ngo aze kuza kuba wenda yatanga inkuru we yabarategura rega abantu baje mu Rwanda nyito tubona ibyo bintu ukabona wenda urugero nk'aba Debeni bari bagiye kuririmba ndetse kutwaza kuza kubigarukaho mu Bugande ugasanga n'ubundi stage zirangiye iyo nkuru ndayigira part 2 iyo nkuru ni ya kabiri iyo nkuru sinyane no kuyivugaho iyo nkuru y'ibyabereye Bugande mfite ubwino burenga miliyoni 300 ngomba kuvuga ku byabereye i Bugande hari show ya Beni hakaba na show ya Bruce Melody izo show zose nzifiteho inkuru nuko ngo izo show rero iyo nkuru bazayumva ejo kuwa kabiri bayumva uyu munsi ako uyu munsi nshaka kwitangira gasopo oya uyu munsi ni gasopo ariko nanone nibutsa abanyarwanda mfite ubukwe bwa mushiki wanjye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu mbonero no kugira ngo mbwire Muchoma Jay mbwire mabuja wanjye mahirwe mbwire n'ababosi bose nakoreye ba boss ba B1 Genie mbwire boss wa 3D babarira bademba barabanyagishije ikipe waragiye urayisenya ntago merukana nabo ntago merukana nabo Mizuri F irangije koko oya simerukana nabo mbure mama wambyaye dore ngahari yaho umukecuru wanjye ntago ngiye najya shamane ntago ibyo mu buzima bwanjye ibyo bintu ntago bibamo buri umubyeyi wanjye kuri iyi tariki akakanya sinzongere kumubona ntago ibyo bintu nabijyamo simerukana nabo ubusuba Amos si inshuti yanjye ndetse bagiye Amos kuhamagara Amos ni inshuti yanjye Amos si ntabona post zanjye Amos yari yananyandikira mbwire bademba ntago babona post zanjye bari bananyandikira bambwire ahubwo nukuvuga ngo hari igihe nyine umuntu aba ari muri keske seziwe buriya ni wanamenya ariko gusa ndabizi neza yuko hari bamwe mu bavandimwe banje ari inshuti zanjye bamwe na bamwe aherereye hanze y'igihugu
uko bizagenda kose bazagenda bagaruka. Yego. Ariko hari ibintu wambwiye uraza kuza kuvuga ariko Lorede ntago nagenda mpita nkwinjiza mu mwandiko ntakubashije uburyo wafashe kuba ibyamamare bibiri mu muziki nyarwanda byakihuza bikaduteguza igikwe. Ubwo ndavuga uwitwa Marina Deborah ndetse n'umuntu bita Iva Muzika. Binavuga ko bari bamaze n'igihe bashobora kuba banibanira mu buryo umwe cyangwa se ubundi. Oya ndabizi kuko Iva Muzika ngiye n'inshuti yanjye na Marina n'inshuti yanjye. Buriya nukuvuga ngo bamaranye n'igihe kuko nukuvuga ngo Iva yigeze kujya mu Bufaransa asiga Marina, ariko nza gutungurwa n'uwitwa Marina avuga yuko atakiri mu rukundo na Iva. Nge ngerageje kuganiriza Iva arambwira ati mungu wanjye Sky turabizi uri inshuti yanjye ntago nakubeshya. Marina bari kugira ngo akore lobbying yo kugira ngo yisorere indirimbo. Ubwo rero ngewe kuva Iva yambwira buriya rega Benovi ibintu by'abagore n'abagabo kubyitambikamo aba ari ikibazo. Ahubwo Iva ejo bunini nibwo namubajije ku kijyanye na alubumu, arangije arambwira ngo ngiye kubanza alubumu y'imiziki, next nzaba kubita alubumu y'umwana. Bishatse kuvuga ngo umwana ashobora no kuba ari mu nzira. Urumva oke harimo buri utazabona uracyabona Marina se akijegeza bya bindi yijegezaga. Buri ushobora gusanga Iva yarikoresheje akanama ukabona Iva rwose agize gutya aramuhengetse rwose da akamubwira ati uru rushinge ugomba kurugendana. Nimba yaramuteye urushinge rurimo bagitirimu ariko urushinge yamuteye ibyo ari byose rurimo ikirungo cya nyacyo. So bamwita rero Sketo Wabagayi ngoma mashigihugu Papa Dobo Papa Skera Inspiration of the Youth ingoma mashigihugu Papa Dobo Papa Skera byamaze no kujya hakadomo kuko no kuvuga ngo nta kintu gisiga kinezeza nk'ukuntu ejo bundi nari ndi kuri match ya APR hamwe na El Hilal ngiye kubona mbona bamwe mu bafande batandukanye bitari ngombwa ko ndi buvuga amazina yabo. Ngiye kubona mbona baza bamuhobera bambwira ati inkoma mashyi y'igihugu uraho neza. Ndabwa ati ndaho neza fande. Atari wese Sky ati ibi bintu bibonye gute ndabata fande nyine nta kundi urwego rwacu twarubonye. Ndabwa atari kapere yacu mwongeremo imbaraga wana. Bora se shamwa na barumana bari umufande wari kumbwira ariko mwana barumana ntago tubahemba neza. Ndabwa ati fande nyine nukuvuga ngo nta kuntu batagize bagerageje bakoze ibindi nako kanya bakinye n'ikipe ikomeye kandi rega ntagahora gahanze. Yego Rayon Sport yawe ngiye kubona mbona yamaze kuzuka wimbwira ibya Rayon yamaze kuzuka urwego rwayo warubonye. Abakinnyi batangiye kumenyana nakubwiye ngo Rayon bimwe mu bintu Rayon Sport biyibangamira ni inzara nta kindi kintu. Abakinnyi ba Rayon Sport wabakubise amafaranga ukabakubita igiporezo cya uvuati kimeze neza cyane abana mu kibuga baritambika. Ntabwo wabonye uburyo banize polisi. Polisi wigeze wabonye match? Narayibonye match. Polisi byagenze gute? Abafana ba APR bamwe twaturutse kwa Rasta bambaye amajezi bavuga ngo bagiye gufana APR birangira Rayon Sport ngo bagiye gufana polisi biza kurangira Rayon Sport bakojeje soni. Aho nari nicaye nahise mvuga tereka nigurira inkuru bindi nanjye ndumva nezerewe. Wabonye umudiho wa Bagacinya? Narawubonye. Wabonye umudiho wa Batadeo? Kutavuga Nzovu. Oya ubwo ndi kukubwira bamwe mu babosi naherukaga kubona kuri match ya Rayon Sport. Reka hari igereyo ikina ukabona hari abafana babuze n'abayobozi babuze. Ako nukwangira match buriya yakoreye comeback Rayon Sport mu rwego wo kugira ngo Rayon abafana bongere bayigirira ikizere bagaruke kuri stade bongere baze barebereyo yabo ya kipe yabo ibaha ibyishimo yamaze kwigarukira. Mbaza ngo ni igiki kiri gutuma Rayon Sport igaruka? Ni igiki kiri gutuma Rayon Sport igaruka? Amafaranga yamaze kuboneka. Ejo bundi Skol yamaze guhemba abakinnyi amezi 2. Hakaba hari n'umuterankunga twibikiye ugiye gutanga amafaranga. Urambwira ngo yareyo ibintu byabo bimeze biti? Ahubwo nkaza nkibaza ngo Perezida baduhaye Abudara ko bamuhaye amezi 3. Nyuma y'amezi 3 arongera ayobora harya mana azakomeza ayobore. Nyuma y'amezi 3 Babudara arongera ayoborereyo. Intambara iraza kuba yo kubona umuperezida cyangwa Muvunyi arahita yipanga akazi. Muvunyi yakipanga
Sadate cyonzi cyo Sadate ni uri bwipange. Sadate se Sadate mwamukuye amaboko. Oya Sadate araza kwipanga kubera ko Sadate njyewe impamvu numva ngo Sadate ashobora no kugaruka muri Real akayifata. Rayon Sport ikeneye abanyagitsure nka Sadate. Yego. Sinzi impamvu njyewe mba ndi kubivuga. Gusa ni bimwe mu bintu njyewe niyumvisha kandi bishobora kuba byazana umusaruro mwiza muri Reyo. Yego. Reyo ifite amafaranga. Byatangiye mbona Sadate irabura mu president w'igitsure. Keretse bagaruye nka Jean Fidel. Ubu ni tutabona Jean Fidel bazaduwe Sadate. Yego. Cyane. Kandi bizambera byiza kubera ko njyewe nimbibona njyewe according to myself nzumva yuko ari ibintu byiza. Kubera ko n'ubundi abantu twimye Rayon Sport ni benshi. Kandi uvuga ngo Rayon Sport cyangwa mu by'ukuri. Yego. Abo bose tubihorere. Twigarurire Gacinya wajyaga kutuzanira abakinnyi baturitse muri Kongo. Yego. Ntabesha Zebra Sui. Ntabwo uzi Gacinya ibintu yakoreraga Rayon Sport kare watuzaniye ba Manzitsere nabandi. Akabazana muri Rayon induru zikavuga. Yego. Ese ko mbere ukuvuga ngo ntabwo uzongera gufana Rayon Sport ngo batarirukana umuntu. Ari kuri bench nta kigaragara. Harya ubwo ninde? Bavere nzira. Nta kigaragara. Maze no makinnyi 31 bajya baza muri Coaster ya Rayon Sport atajya agaragara. Aza namaguru azateze. Oya ntago ajyaze. Ase ko bamuvugirije induru yakoze. Bavere nzira numwe mu bantu bameze nk'abaje muri Reyo yatumwe. Birangira mumuvugirije induru. Bavere yari ameze nka Sakabaka. Birangira mumuvugirije induru. Oya induru zagombaga kumuvugiriza kubera yuko yari amaze gutuma Bareyo imitima yabihagarara. Yego. Yego. So nakwe tudusinze rero ubu nagira ngo none nze kuza kukubaza nitonze nkubwira ngo mbese kai tuwa bagaye makuru ushaka kuturazaho cyangwa se gasopuje gutanga cyangwa se ibyuje kuva imuzi ni ibiki ese byagenze gute wari uhibereye nka Skaitu cyangwa nawe namakuru ugenda wumva hano hanze wapi ijoro ni mugoroba nko mu masaha ya saa nagiye live sangahe nagiye live mu isaha saa 5 zishyika saa 7 z'ijoro. Yego. Ndi kumwe na Sot na ba Darest na ba Didman ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye. Umunyamakuru bita Sot ni mugoroba sinzi ukuntu yakomoje aravuga se Skaitu ko wagiye ujya mu rubuga rw'imikino inshuro nyinshi cyane tubona uhura na ba Rugaju uhura na team zikora urubuga rw'imikino zira bara bose nyine tu bose bari muri bari guteza zino mpagarara cyangwa se is dissing zihari mu itangazamakuru mu bintu by'imipira muri bano bantu bose aba bantu bose kubazi kuki nta nkuru rabakoraho. Ndamubwira ati rero ngewe aba bajama tuziranye kera kandi uburyo nziranye nabo ni uburyo njye ngomba kwitondera kugira ngo ninjya no kubarekuraho bombe nyibarekureho nitonze. Ndavuga tereka mbanze noze mbanze nshaka amakuru ubundi noneho ngewe nze nyarase ku bantu noneho ikiba kibi. Yego. Ubwo Sota aragira utati wowe uri inshuti ya Rugaju Urigani ati yaragusuye iwawe mu rugo. Ndamubwira ati ariko so iyo uvuga ngo Rugaju Urigani yaransuye mu rugo ubizi gute ko Lorenzo atansuye? Yego. Bose n'abantu bansapotinze. Yego. Ngiye nukuvuga ngo ngewe reka mbe Venumus. Umwaka w'2022. Yego. Umunyamakuru bita Faustinho. Yego. Hamwe n'uwitwa Shadow Max. Ngiye twigeze kuganira kubera ukuntu nyine ngewe ibintu bya football akenshi na kenshi biba byaransazije cyane cyane ya hano mu Rwanda. Yego. Babampanze akazi zo kuzangenda bakoraga icyo gihe kuri Radio 10. Yego. Shadow Max hamwe na Faustinho mu kiganiro bajyaga bakora bari kogeza imipira. Ubwo ntangira gukorana na Shadow Max hamwe na Faustinho uyu munsi bakankoresha ejo bakankoresha urumva bankoreshaga iminsi 3. Yego. Bayikundaga kunkoresha iminsi 3 kuri Radio 10. Yego. Noneho maze kuzamura urwego rwo mu bijyanye n'ubusesenguzi mu bijyanye na football hano mu Rwanda biza kurangira umunyamakuru bita Axel Rugangura aranyaprocinga arangije arambwira atari kwa baga ati ko njya nkurikirana ibintu ukorana ba Shadow Max hamwe na Faustinho nta kuntu nshobora kuba nagupanga umwandiko ukaza kuri RBA ukajya ukicarana natwe ukazamura urwego rw'ubusesenguzi buri munsi ku isabato mu gitondo. Yego.
ndamubwira ati genda umva nta kibazo. Arambwira ati noneho ngewe reka nzaganirize Ruvuyanga kuko Ruvuyanga niwe wari head w'ikiganiro. Ruvuyanga baramamagaye. Ruvuyanga ati Sky tubimeze bitatu ni byiza. Ati none se petit frère nta kuntu waza ukipanga umwandiko ukajya buri munsi ku isabato mu gitondo. Ndamubwira ati nabiganiro na Axel ariko ntago Axel yigeze agira ute abikonfirima. Yego. Nuko kuza kwisanga muri RBA mu rubuga rw'imikino. Ubwo ntangirayo kuzajya nkorayo buri ku isabato mu gitondo. Nkakorana ubundi twari timu y'abantu bagera muri bangahe. Hari ngewe. Axel Rugangura. Yego. Claude Kwizigira. Eric Dinyo. Lorenzo. Yego. Hamwe na Rugaju. Yego. Mumva twara abantu bagera muri 7 cyangwa 8. Ariko ngiye bakanzana muri wa mujyi wo kuvuga ngo ubyumva ute. Yego. Ibintu bigenze gutyo ubyumva ute. None ngiye ngakoresha opinion yanjye. Ariko mu buzima bwanjye kuva nagera ngewe gukorana n'abari abajama muri RBA buretse ko Imana itigeze impira kugira ngo mabone contract. Wenda nkabona izindi contract ahandi hantu sinisange muri ibi bintu by'imipira n'ibikini biki. Ikibazo cya Lorenzo n'umuntu bita Rugaju mbona yuko ari ikibazo cyatangiye kera. Yego. Hari ukuntu umuntu bita Lorenzo. Yego. Buriya Lorenzo ni umuhanga cyane. Lorenzo azi indimi nyinshi cyane. Yego. Lorenzo akaba ari umusesenguzi mwiza. Ariko Lorenzo amakuru mfite bikaba bivugwa yuko umuntu bita Rugaju rigana. Ubwo Lorenzo yari yarasubiye Musanze. Rugaju ari we wagize uruhare mu kumugarura kuri RBA kugira ngo yongere yisange muri team. Yego. Agaruka uwitwa Eric Dinyo ari kwerekeza hehe i Bugesera. Yego. Lorenzo araza yipanga akazi. Uwitwa Rugaju aramudevelopa. Yego. Aramudevelopa ku rwego rwa rundi biza kurangira n'ubundi amatiku ya Lorenzo n'umuntu bita Rugaju rigani hakirimo akantu k'agatotsi. Yego. Binavugwa yuko bano bantu bwabo hagati yabo hari ibyo baziranyeho bitandukanye twebwe n'ibyo dutekereza. Ari bya bindi se bavuga ngo byagoregoreho nakinyuma se. Buretse gatoya. Yego. Ibyo ngibyo sindi bubijyamo kubera ko no kuvuga ngo buri wese afite uburenganzira bwo gukontorora umubiri wiwe. Yego. Kuko ari ibyo ngibyo ari kuvuga ngo goregore ngo nuze ngo ni umuge Lorenzo. Hari n'amakuru yandi nanjye ngenda nkura imihanda avuga yuko na Rugaju nawe ari umuge. Oya. Honestly. Yaturuka imihanda yose ngenda numva. Ariko ibyo ngibyo sinabishije Rugaju kuko Rugaju uburyo nagiye mubona n'uburyo yitwara na comportement ziwe ntago najya gushija Rugaju yuko ari goregure. Yego. Na Lorenzo sinabimushinja kuko ntigeze mufata. Ariko Lorenzo izo nkuru zikaba zaragiye zivugwa imihanda. Yego. Bikavugwa yuko witwa Lorenzo hamwe na Basemuhungu byagiye bivugwa bagarukwa kuki kuri iyo nkuru. Yuko bashobora kuba hari ukuntu bimatatura. Bashatse guteretanaho. Hoya bashobora no kuba baranimatatuye kuko ni twari duhari. Yego. Ibyo byose rero mu kubikusanya byaje kurangira muri RBA njyewe nyimara kuhava nibwo hajemo uwitwa Iberi. Yego. Iberi ahitaza atangira korana nabo ngewe hita ngenda ndasara nigira kuri YouTube. Yego. Ndagenda njya kwikura ubusesenguzi bwanjye bwo kuri YouTube. Gengi yabiragendera remera cyane ariko hakajya hahoramo ikintu bita amakimbirane hagati yabo kandi ari inshuti. Buriya witondere bino bintu. Witondere ibintu bya Rugaju n'umuntu bita Lorenzo ni inshuti gutya karabutaka. Ibyo bintu byitondere. Yego. Ahubwo sinzi ikintu hagati yabo bashobora kuba bapfa. Ayiwe. Nukuvuga ngo uwitwa Lorenzo Yego. yakunze kugaragara muri Degaze Dutiku muri Genga. Baravuga ati Lorenzo gutya na gutya. Ugasanga abandi bose Lorenzo ari kugaragara muri Dega gusa. Yego. Ariko Lorenzo akaba ari umwe mu bantu bafite abafana bakomeye guturuka mu karere ka Musanze. Yego. Bamushyigikiraga bavuga ati Lorenzo ni umwe mu banyamakuru dufite mu Rwanda bazi icyesipanyol. Yego. Kandi banazi n'indimi. Ibyo bintu ntabwo tubitindaho.
abantu muzi bya football umuntu bita Lorenzo niwe munyamakuru dufite uzi indimi full stop. Yego. Kandi mu ndimi nyine mu buryo nyine kwa kundi umunyamakuru aba ari umunyamakuru udafite ubwoba waganiriza umuntu cy'Espanyol akanaganira. Bidakuyeho yuko witwa Rugaju Rigani ari umwe mu basesenguzi bameze neza cyane bafite icyo bita talent and passion. Yego. Kandi banakomeye cyane. Intambara yabo yaje guturuka herero. Yaje guturuka ubwo witwa Lorenzo n'umuntu bita Rugaju Rigani bari kuva i Musanze bagirana amakimbirane baza no kurwana. Ingumi zaravuze. Ingumi zitavugwa ahubwo ingumi zavuze ubwabo bitewe no kutumvikana kwabo n'ihangana ryabo kubera ko nukuvuga ngo bo iyo bicaraga bose muri team wabonaga ari bo bantu usanga Axel Rugangura babateza amatwi kugira bumve ibitekerezo byabo. Buriya ngena nahamya yuko njyewe ndamutse buriya njyewe nka Skyto ndamutse nshaka guce aya matiku yabo yose barimo kuza gutya nka Siribanga nafata umuntu bita Claude Kwizigira n'umuntu bita Axel Rugangura nkabasaba gufata umuntu bita Lorenzo n'umuntu bita Rugaju bakabicaza hariya kuri pano bakababaza ngo murapfa iki, akaba ari nabo bantu babunga kuko bakurode Kwizigira ni bakuru kuri bo kandi ni nabo bantu babashyize muri system abantu babazi kubamenya gusa kandi ari bo bantu bagiye bakiza amakimbirane yabo wumva ngo na zimwe muri za nakadaka nizagaragariye hari ahantu mu ngumi zagiye zivuza ubuhuha ngo byaje kurangira bari abagabo ari bo bakijije intambara yabo. Ariko bikavugwa yuko witwa Rugaju ngo yaje kugira ukuboko kunini mu kugira ngo witwa Lorenzo asohoke muri RBA. Uko yamuzanye mukuri Musanze niko yamusohoye gendane gake gake. Yego. Iyo ntandaro rero kugira ngo Lorenzo aze gusohoka muri RBA ngo byakozwe n'uwitwa Rugaju kubera ko yagiyenga musinicinga mu bayobozi. Yego. Aravuga ati uyu muntu ngewe kongera gukorana nawe biri kumbangamira bitewe n'uko ari kwica Deba. Ngo bimaze kurangira Lorenzo amaze gucomoka Lorenzo biza kurangira yipanze akazi ko kugira ngo afate uwitwa Faustinho agira ute atangira mubwire ngo Rugaju genda umumene. Yego. Faustinho abayipanze iki akazi. Wibuka ko Faustinho yabaye inshuti nande na Rugaju igihe kirekire bose na ba Lorenzo ari abanyamakuru bakundana ari abanyamakuru b'inshuti bari bahujije imbaraga kandi ubona yuko ari abagenizi bari baje guhindura ibintu byinshi muri industry ya football. Baricara bipanga ko kazi ariko biza kurangira ngo bikase mu kintu bita iki udutimu. Utwo dutimu rero ngo byaje kuza kurangira uwitwa Lorenzo agahinda kamukegese yisubirira za Musanze. Yego. Aragenda bari hagiye guhezereza. Ubwo witwa Samu Karenzi yashakaga kufungura SKFM. Samu Karenzi yipanze akazi aravuga ati ngewe ngiye kuzana umunyamakuru wanjye bita nde Lorenzo. Ariko akaba ari abanyamakuru bakoraga kuri RBA bifuje kujya gukora kuri SKFM bitewe n'imishahara Samu Karenzi yari ari gutanga yikubye bifuza kujyayo. Samu Karenzi arangije aravuga ati bano bantu ntabwo bagomba kunyinjirira muri studio muri radio. Birangira rero witwa Samu Karenzi abanyamakuru bamwe na bamwe ngo bagiye bavuga yuko ira radio atari ya Samu Karenzi ari ya boss Muvunyi abandi bakavuga ko aragiye. Abo bose bagiye bakora ibyo biganiro byaje kurangira uwitwa Samu Karenzi avuze ngo hagati y'abari abanyamakuru bose bagiye bandwanya reka bose mbate mu bihano nizanira uwitwa Samu nizanire Kazungu Clever nzane na Lorenzo nzane na Rikari bicare batangire bamene. Yego. Abateguye team igira ute imena. Ubwo nibwo Isibo yari ifashe Leonidas hamwe na Faustinho bamaze kubicaza ku Isibo radio.
ubwo ni timu z'abanyamakuru bangana gute? Timu ebyiri zitangiye guhangana. Wibuke yuko Yego. uwitwa Faustinho na Jado Max bakoraga kuri TV10. Wibuke yuko Sam Karenzi yakoraga nawe kuri Radio 10. Bose abo bose bakoraga ahantu hamwe. Biza kurangira itimu yose yabarizwaga kuri Radio DC. Buriya reka mbanze nkubwire n'ibintu byose birangire. Hita mbivugira rimwe. Ukuntu ibi bintu byatangiye noneho byose mbivuge. Uribuka Radio DC kari we yari yoboye ikijyanye n'urubuga rw'imikino muri iki gihugu. Yego. Biza kurangira imfura Jarike, Jado Castare, David Bayingana baje gushinga ikinyamakuru cyabo bakita BNB FM. Yego. Barasenya. Jado Castare n'umuntu bita David Bayingana babakoze radio. Barangije bafata directeur general bamugira nde imfura Jarike. Yego. Abari bwo yajyagayo abitwa ba Kasiye Pizo nibwo nabo bari kwerekeza kuri BNB. Bakora igihe gito baragenda bara bose baturutse kuri Radio DC. Wongeraho witwa Yago nawe yari ari muri process zo kujya kuri BNB. Birangira atagiyeyo. Wumva witwa Miss Sango buriya Miss Sango agiye kuvuga nawe yavuga byinshi. Hamisi Sango ubwo yakoraga kuri BNB yaje kugirana ikibazo n'umuntu bitaga Bari Nyanza baza kugirana ikibazo biza kurangira uwitwa Bari Nyanza bamwirukanye kuri BNB kubera yuko Bari Nyanza yashinjwaga kugira amatiku. Biza kurangira Hamisi Sango kubera ikibazo yari afite mu mutima wiwe asezeye BNB agira uteye yisubira kuri Radio DC. Yego. BNB ihita isigaraho umuntu bita Gicumbi hamwe na Fuadi mu bijyanye n'imipira aribwo bahitaga bazana Inkwakuza Vero Clarisse Nasiri bamukura kuri Flash banamukura amafaranga menshi babaragiye bajya kuri BNB. Baje Jado Max hamwe na ba Faustinho biza kurangira Jado Max aguzwe na Kiss FM. Biza kurangira Kiss FM bitewe n'ukuntu ibintu bijyanye n'imipira abantu bakuri Kiss FM babishakira imyidagaduro. Birangira babonye ibijyanye na siporo bitari gukora. Jado Max abagize ute babamutaye mu bihano. Icyo gihe nibwo Faustinho yabonye ko gang yose isenyutse. Biza kurangira Faustinho yisanze ku ishusho. Nyuma yuko Faustinho yisanze ku ishusho TV yaragiye nawe yipanga akazi. Biza kurangira abonye recruitment nziza kuko baricaye ku isibo nibwo yari irimo iraza batekereza ku kijyanye na siporo. Baravuga ati reka tuza n'uwitwa Faustinho mufatana n'uwitwa Leonidas inshuti magara ya Sam Karenzi. Abo bose ndi kukubwira abo banyamakuru bose ndi kukubwira na akazu kari gaherereye kuri Radio DC. Gahanganye naki na Radio Rwanda. Radio Rwanda yari ifite Axel Rugangura, ifite Claude Kwizigira, bafite Rugajurigani, bafite Lorenzo, bafite na Eric Dinyo. Iyo yari timu yabo banyamakuru bari bahanganye n'ibindi bitangaza makuru byose nka Radio DC bagira gute bacegetaga. Uribuka intambara y'uwitwa Regis na Sam Karenzi kumuvugizi mukuru wa RIB Dr. Murangira Thierry yayigiyemo akayihagarika. Bikaza kurangira bose bicaye bakiga bakavuga ati bano bantu ntago intambara zabo tuzikikeneye babarazizimije. Urabyibuka ko witwa Regis yaravuze ngo afite episode 99 zo gukora ku witwa Sam Karenzi amumenagura. Ni nka za zindi za Gasuku Jeswe zamipango. Urabyumva? Yego. Buriya uwitwa Lorenzo before yo kugira ngo aze kwisanga muri SKFM proposal ya mbere yari yabanje guhabwa Rugajurigani ari wagombaga kugira ute kuza muri SKFM. Biza kurangira ubwo yagiye imvuto. Urabyibuka Rugaje ari imvuto bamufunga nyine. Yego. Byaje kurangira bahise bipanga akazi uwitwa Lorenzo ahita yipanga akazi bamukubita umubo w'amafaranga umujandiko w'amafaranga. Uwitwa Lorenzo arangije aricara yandikira ngo akamesaje Rugaju ngarangije aramubwira ati garafure icara wige
amwanditseho na post imeze nabi cyane ubwo ari imvuto cyane. Rugaju nawe aricara yego aravuga ati ntari babanzi banje mbabamo mbazi yego ati ariko nanjye icyo nzi cyo nanjye nzagucegeta kandi wibuka yuko rega Rugaju nawe ntago waza umuhabya yego none se burambwira ngo Lorenzo waturutse za Musanze aza guhabya Rugaju wo mu Gatsata iwabo na Irene na Baruki robbing yabo ntayuzi afite n'akazi muri 155 yewe byihorere. Nibyo bintu nshaka kukubwira ngo aba baniga bose bafite timu zikomeye. Yego. Rugaju afite timu yo muri RBA. Akagira timu irimo witwa Fuadi muri Ndabirene. Bose ni timu yabo bari kwamamariza iki? Foriza. Yego. Ngo binavugwa yuko buriya ngo hari robbing ngo ya timu ikora kuri SKFM. Iyo rigi yari nayo nkunu nshaka kubabwira. Ngira timu buriya ngo yo muri SKFM ifite gahunda yo kugira ngo yigarurire Foriza nirangiza ite ibategetesha bara bose batembere na Jezi. Ni Fortibet. Fortibet. Yego. Ubundi se ndayamamariza ngiye yamaye iki? Urabyumva? Ngo bafite gahunda SKFM timu yabo ngo buriya ngo bari kuri gahunda yo kugira ngo bagire ute bacegete birukankana bacegete witwa ba Irene bacegete ba Jihadi ba Fuadi bagiye gufata abanyagatsata babambutse ikiraro babwe ati mutembere na Jezi. Nyuma yuko bamwe babishize mu matwi ngo byaje kurangira nabo bipanze akazi bahita bongera kontera avuga ati reka bano bantu duhangane nabo. Yego. Ubwo inkuru rero reka nyigeremo hagati nyigere musi noneho. Yego. Uwitwa Lorenzo yakiriye message y'uwitwa Imfura Jarike directeur general wa BNBFM. Yego. Amubwira ngo felicitation. Ngo ugize umugisha komeza ukore. Yego. Ngo witwa Lorenzo abazande Imfura Jarike atari ki felicitation mahe ni yiki. Yego. Ngo kandi ngo nabonye ugiye kuba DM wa Rayon Sport ngo amaze guta mu bihano witwa Ngabo Robin. Ngabo Robin yari umuvugizi. Yego. Arangije aragenda ara stalking aravuga ati ibintu ntago ari Jarike waburi kubivuga. Yego. Ati reka tubanze duperereze. Ati nge Lorenzo ngiye kuba umuvugizi wa Rayon Sport mu buhe buryo kandi Rayon Sport iri mu bihe bitari byiza ubwizampembe iki. Bizamo ikibazo. Uri buka inkuru nakoze mbabwira yuko witwa Ngabo Robin ari mu nzira zimusohora muri Rayon Sport. Yego. Ubaka kanya uwitwa Wasiri ari we amaze kwipanga akazi ko kuba umuvugizi wa Rayon Sport ndetse n'iki no kuvugira abafana. Yego. Ako kazi yamaze kugashinga ubumwe. Ngabo Robin ubaka kanya tutazaherereye buretse kuba turi kumubona kuri TV10 no kuri Radio DC ari mu rubuga rw'imikino. Nkaza nkibaza ngo ese koko nimba Lorenzo ari gushinja Imfura Jarike yuko ari we wamushinjije yuko agiye kuba umuvugizi waki wareyo kandi akaba ari we wagambaniye Ngabo Robin kugira ngo bamusohore muri ki muri Rayon Sport. Yego. Usanze Jarike baramustokinze nkuko Sam Karenze yabivugaga yuko ushobora gusanga baramustokinze ugasanga abandi bantu bari gukoresha Instagram yiwe bari no gukoresha ibintu byiwe k'abantu bipanza ko kazi byagenda gute. Gusa nsoza ikiganiro. Yego. Nsoza kino kiganiro. Yego. Ndagira ngo njewe Zebra Switch kano kanuze kukankatira ugahereze umuntu bita Lorenzo n'umuntu bita Rugaju Rigani. Yego. Njewe Skytu nk'inkoma amashi y'igihugu ibintu bya Rugaju Rigani na Lorenzo byatangiye kuzamo icyo bita ingenga bitekerezo ndabiyamye ibyo bintu mugende mubishire hakurya mugende ukuzi ko mwavuye ku mabere ya mama banyu mucika ku bintu bita ingenga bitekerezo kuko nta kintu muri kwigisha urubyiruko nta kintu muri kwinspire urubyiruko izo ngenga bitekerezo zanyu mugende muzibagirwe mu mitwanyu nkuko mwibagiwe ibere rya mama banyu. Murakoze. Nta kintu ndenza. Yo, let's do the kids with the
Kaito. Come in the top, Kaito. Wow. Who let the gang shake?